Uwiteka arakuzi, nubwo abantu batakumenya, nubwo Aburahamu atakumenya, ariko Yesu arakuzi. Ndagira ngo ngubwire rero, ubwo abantu bw'iki were gutinya ubuzima, Imana izahindura amateka y'ubuzima bwawe. Niba shake bakureke, niba shake baguce, Yesu ntabwo yaguciye, Yesu ntabwo yagutaye. Ibyo yibwiye kukugirira ntabwo ari ibintu byiza, ngibasha gukora cyane ibyo tubyuru gusa. Ayo maraso naya Yesu cyakiganza nacyo nije wa mutima w'imbabazi nyinshi nawo Yesu Kristo. Reka nongere mbasuhuze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi mbifurize umugisha w'Imana aho muherereye mu migabane y'isi itandukanye. Ndabizi ko mukurikirana iyi channel Ikamba Karuvari muri benshi, kandi ndabizi ko tuzahahembukira kuko Uwiteka aracyari ku ngoma. Nyemerera rero nongere ngo ikaze mu ijambo ry'Imana, kandi ngubwire ngo urukundo Imana igufitiye nta waguteranya nayo, kuko wowe n'Imana muraziranye. Reka nongere ngwifurize kugubwa neza mu mutima. Ikasuze abantu bakurikirana iyi channel, waba uri muri Kongo, waba uri Burundi, waba uri Tanzania, waba uri Rwanda, waba uri Uganda, ndetse n'abari muri diaspora. Reka nongere ngo ikaze nanone kandi muri iri jambo ry'Imana. Imana iguha umugisha. Ndatekereza ko ushobora kwibaza ngo mbese njyewe mu mibereho yanjye ko pastor abwiriza, abandi bakaba baririmba, abandi bakaba bakora iki, ngiye nakora iki? Burya nawe hari icyo wakora mu bwami bw'Imana. Nta muntu buri icyo akora yageze muri Kristo Yesu. Yewe watera icano inkunga, yewe wakwagura ubwami bwa cano, watuma ibikoresho dukeneye biboneka, watuma cano igera kure. Ndabizi kubibye muri ubu bwami ntabwo bazakorwa n'isoni. Nongere kandi ngwifurize kugubwa neza mu mutima no guhora ufite Imana icyizere. Imana ishimwe cyane. Dufite ijambo rero tugiye kuganira, ijambo rivuga ngo Uwiteka arakuzi niyo abantu batakumenya. Niyo tugiye kuganira. Uwiteka arakuzi nubwo abantu batakumenya, nubwo papa na mama batakumenya, nubwo umugore atakumenya, nubwo papa atakumenya, nubwo umugabo atakumenya, nubwo society itakumenya, nubwo pastor atakumenya, nubwo bishop na apotre batakumenya, ariko Yesu we arakuzi. Ndagira ngo unyumve neza, Yesu arakuzi. Niyo mpamvu nashidikanya koko niba Yesu akuzi, imigambi yawe nuyishyira muri Kristo Yesu izasohora. Reka duseme ijambo ry'Imana turangiza dusenge. Zaburi y'139 murongo wa mbere biravuze ngo Uwiteka warandondoye uramenya, uzi imyicarire yanjye n'imihagurukire yanjye, umenyera kure ibyo nibwira, ujya undondora imigendere yanjye n'imijyamire, uzi inzira zanjye zose, kuko ijambo ritaraba mu mubiri wanjye uba umaze kumenya rwose Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Tugiye kuganira hejuru y'ayo magambo. Gatanu havuze ngo ungose inyuma n'imbere, ushizeho ukuboko kwawe kumenya ibikomeye, bityo ni igitangaza kinanira kurasumba simbasha kukugeraho, kuransumba simbasha kukugeraho. Uyu ni Dawidi. Mwuka wera manuka ubane natwe muri iri jambo, uduha ubusobanuro bwo gusobanurira mwene data dukurikiranye aho yaba ari hose, mu izina rya Yesu, amen. Aya magambo dusomye ni amagambo Dawidi yarimo abwira Imana. Dawidi abwira Imana avuga ngo nubwo ndi mu ishyamba, nubwo ndi mu bibazo, ariko Uwiteka azi imyicarire yanjye, azi imigendere yanjye, azi imikorere yanjye, warandondoye uramenya. Uwiteka arakuzi nubwo abantu batakumenya, nubwo Aburahamu atakumenya, ariko Yesu arakuzi. Yesu ashimwe cyane.
Imana itugirire neza. Ngo umenyera kuri byo nibwira. Iyi Mana ni Imana imenyera kuri byo wibwira. Ni Imana izi ibyo uri gutekereza. Ni Imana izi imigambi ufite muri wowe. Ni Imana izi nanone ikizakora ejo ku buzima bwawe. Nta mpamvu yo gucika intege no gukuka umutima. Imana yigambiriye gukora ikintu gisha ku buzima bwawe. Yewe reka ngo usobanurire ijambo rivuga ngo ibasha gukora cyane ibiruta ibyo wibwira. Yesu ashimwe cyane kuko imbaraga zayo zigize gute ziri. Igitabo cy'Abefeso ibice byaho 3:20. Kubera ko Imana ikuzi, kubera ko Imana igutekerezaho, biravuze ngo nukibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, kuko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Icyubahiro kibi cyayo mu itorero no muri Kristo Yesu kugeza iteka ryose ibihe bidashira. Imana itugirire neza. N'uyu mwami ndimo kukubwira ndamuhuza n'umwami w'ubuzima bwanjye. Biravuze ngo nimwatura mukizeza umutima ko Yesu ari umwami, muzakira, muzakizwa. Iyo watuye akanwa kawe, abantu benshi ntabwo bazi ko Imana ibiri kumwe nabo. Ndagira ngo ngubwire ikintu cyose ushaka ducyatura. Wature ukeneye inzu, watura umugabo, watura umugore, wature kwiga, kubera ko Imana izi imyicarire yawe, izi imigendere yawe, izi imikorere yawe. Atura kuzatera imbere, atura kuzatura muri etaje, atura ko na diabete izagushobora, atura kutazigera upfa n'izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane. Ngo izi nzira zanjye zose kuko ijambo ritaraba ku rurimi rwanjye, ubu maze kumenya rwose Uwiteka. Ntari nanatura, ntari nanavuga, Imana bimaze kumenya ibiri ku rurimi rwanjye. Mana yanjye, ndagira ngo ngubwire rero ubwoba n'ubwici, were gutinya ubuzima. Imana izahindura amateka y'ubuzima bwawe. Niba shake bakureke, niba shake baguce, Yesu ntabwo yaguciye, Yesu ntabwo yagutaye. Ibyo yibwiye kukugirira ntabwo ari ibintu byiza. Ngo ibasha gukora cyane ibintu by'uru gusa. Uraho ngaho urumva ko abantu bakuretse, Imana iraje gukora. So wanyu yakuvuma, nyoko wanyu yakuvuma, nyogosenge yakuvuma, ariko Imana izakuvumura iyo watuye ukatuza akanwa kawe. Igitabo cy'Abaroma bibitubwira neza ngo kwatura gusa ukizeza umutima ukemera ko Yesu ari umwami uzakizwa. Imana ishimwe cyane. Imana ikugirire neza, usobanukirwe n'imbaraga urwana nazo, usobanukirwe n'icyo ushaka kuba cyo. Wowe nta muntu uzaguha uburenganzira bwawe utabanje kubwihereza. Nta muntu uzakugira icyo ushaka kuba cyo utaramaze kumenya icyo ugomba kuba cyo. Dufite ibyifuzo bitandukanye, ariko urifuza ko Imana ikora iki? Ni umugabo, ni umugore, ni akazi, ni amafaranga, ni iduka, ni business, ni company, ni uruganda. Icyo wifuza cyature, atura kuzakomera, atura kudasanzwe. Imana izacucumura amavuta ku cyo kintu watuye. Imana ikiguhe mu izina rya Yesu. Wanyemere ukatura ikintu gifatika. Nta mpamvu yo kwirirwa turimo tubazabaza. No, atura ko Imana ari Imana, atura kutazigera ukenyuka. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yatubwiye ngo ungosa imbere n'inyuma. Reka ngubwire, iyo umuntu agiye kubaka urupangu abanza kurugotesha amatafari cyangwa se amabati kugira ngo abari hanze batamenya ibirimo imbere. None Imana iratubwiye ngo ungosa imbere n'inyuma, ugosa abana banjye, ugosa urugo rwanjye, ugosa ubuzima bwanjye. Nta murozi uzashobora kwinjira. Niba Imana ikugose, dayimoni zizava he? Niba Imana ikugose, abarozi bazaturuka he? Niba Imana ikugose, indwara zizaturuka he? Dore wowe wiva mu burinzi bw'Imana, komeza wicomeka aho hantu, komeza ubane n'izo mbaraga, wirekura umwuka wera. Yesu ashimwe cyane. Ungose imbere n'inyuma. Imana ishimwe ko itugose imbere n'inyuma. Uwiteka tugiriye neza cyane, kandi ho kw'Imana kukugaragareho. Ahangaha harimo ishurirwa ryo gusobanukirwa. Niba umuntu agoswe n'imbaraga z'ijuru, akaba agoswe n'imbaraga z'igitangaza, agomba kuba habizi rero. Kubera ko nanone kuba utazi ko Imana ikugose, umeze nk'umuntu ufite indangamuntu utazi ko ayifite. Ubu hari abantu bakijijwe ariko batazi inyungu yo gukizwa. Ariko iyo wamenye inyungu yo gukizwa, ubwami bw'Imana buba muri buzima bwawe. Yesu araje, aje gufata abamumenye, aje kugaburira abamumenye, aje gukiza abamumenye, aje kuruhura umutima w'umuntu wese wamumenye. Imana ikomera umugisha mu izina rya Yesu. Kuba ngewe nzi Yesu birampagije.
kuba ngewe nizeye ko Yesu ari umwami wanjye birampagije, kuba nizeye ko ubuzima bwanjye buri mu biganza bye birampagije. Nawe byizere, Imana ibe mu buzima bwawe. Umugabo n'umugore, abana, akazi n'amafaranga, Yesu arabifite. Imana ifite imbaraga zo gufata ikigeragezo kikumazeho imyaka ategikuraho kaguha igisubizo. Yesu aracyakora. Imana ishimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Imana izi imyicarire yanjye, izi imigendere yanjye, izi ibibazo ufite, izi ubuzima mbayemo, izi imikorere ndimo. Ni ukuvuga ngo ubuzima ndimo bwa none Imana irabuzi, kandi hari n'ukuntu izabigenza ejo hazaza. Ndizera ko Uwiteka azakora igikomeye ku buzima bwanjye nawe. Yesu akomera umugisha. Tugiye gusengana. Wari uzi ko Imana ikubwira ngo neza ko ikugose? Wari uzi ko Imana igose umugabo wawe? Wari uzi ko Imana igose abana bawe? Wari uzi ko Imana igose imibereho yawe? Wari warabyibagiwe? Ndabikwibukije. Imana irakugose, kandi kugose imbere na hehe n'inyuma. Imva ibasha gukora cyane. Iri jambo riragutse. Ibasha gukora cyane ibi tujye twe dusaba nibyo twibwira. Ibasha, ushobora gutekereza inzu ikaguha etaje, ubasha gutekereza kujya hano muri Canada ahangaha, iyo akakubwira ati siho, wavuga ngo buriya ninjye muri Amerika bizabitunganya, ngo siho. Yo ibasha gukora cyane ibirenze ibyo usaba n'ibyo wibwira, kuko imbaraga zayo zidukoreramo. Emera izo mbaraga zigukoreremo. Gira kwizera mu izina rya Yesu. Iyo umuntu adakoresheje kwizera kuramungwa, kwizera ufite utagukoresheje kuzana ingese. Gerageza ufate kwizera kuri mu buzima bwawe gukoreshe kubyari igitangaza. Bihambwe ngo abantu banje bazabeshwaho no kwizera. Kwizera kutubeshaho. Kwizera ko Imana ingose, kwizera ko ndi uwo ndiwe, kwizera ko ntazakorwa n'isoni, kwizera ko nzatsinda, kwizera ko ubuzima bwanjye butazigera bujya muri rwa rwobo. Mana yanjye, izo mbaraga zo kwizera n'ubuzima, kwizera n'ubuzima, kwizera n'imibereho, kwizera ko ubw'Imana inzi niyo abantu batamenya ndi amahoro. Ndagira ngo dusenge. Kwizera, reka ngubwire, niba Imana ikuzi, niba Imana inzi, niba Imana yarakumenye bamahoro, ntabwo Imana izagukoza isoni. Iyo wizeye ko Imana ikuzi, ugenda ufite confidence. Ntubizi ko se iyo uzwi n'umuntu ukomeye nawe ugenda wumva udasanzwe, kandi uwo muntu azapfa. Ibaze kumenywa n'ijuru rero. Abantu bakumenya bagira icyo bakumarira, ariko Yesu nakumenya azagira icyo akora. Nakubwira ngo kumenywa n'Imana bifite umumaro kuruta kumenywa n'abantu. Imana ikomera umugisha. Niba Imana ikugose, genda wizeye izo mbaraga. Reka dusengane Imana. Icyifuzo ufite, ibibazo ufite, ingorane ufite, byose biharire Kristo Yesu, amateka azahinduka. Urishobora byose. Uri Imana yacu bwite. Uri Imana ituzi. Watanze umwana w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka. Nizeye ko amavuta yawe aducuncumutseho, nge niyo nguru kutureba. Sengeye ibyo byose ngo bigende neza mu izina rya Yesu. Reka ukuboko kwawe kumufateho. Mana amenye neza kumuzi, nukagenda afite kwizera, nubwo abantu batamumenya, ariko kubazwa nawe birahagije. Mumera umugisha imbaraga n'amavuta, kandi umuruhurire mu bitekerezo, umugeze ku ntambwe, kandi agere ku isezerano. Reka ibyo ushaka n'ibyo ushima ubimenye kuko yakumenye. Senze nizeye ko uzakora ibiruta cyane ibyo yibwira n'ibyo atekereza, kuko imbaraga zawe zimukoreramo. Urakoze ku byose ubinyemereye, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Ndabakunda.